mama Aruni ntanubwo yarakwiriye kwicara muri iyi ndege arimo, yishe mugenzi we abona kuja mu ndege. Sasa dore Aruni ngo ziramwana gose n'ibyihebe ndibishoboka. Se y'amazina 3 kilo kigabo cyamwohereje abo basirikari bafungiye mu gihugu cya Pakistani. Uyu musore bisobanuye ko naramuka iyi ndege igeze mu gihugu cya Pakistan biraza kwitwa yuko ari we wari wayishimuse. Nyuma y'ibyo byose baravuga yuko yashakaga bari abasore batatu ngo babarekure. जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरी सरकार. Leta yanje nimara kumenya ibyo uri gukora wa musore we ikamenya impangu yawe, ntabwo biraza gutwara igihe kirekire ngo biguhire. Baraza kundwara ikindi babimenya. Igihugu cyose abantu bashobora kubamo, bazi prime minister ugomba kuba witeguye. Cyagusabye genda uje gusari, uje kusenga ku musigiti. नमाज अदा करके जब पीएम ऑफिस पहुंचेंगे, nyuma y'uko bamaze gusenga, तो दूसरे रास्ते से लेकर twebwe turaza gukora ibishoboka byose n'igihugu cy'ubuhinde turaza gukora ibishoboka turebe niba kino kibazo twakirangiza. Urava ku rusengero twabisoje cyangwa se urava ku musigiti twa Pakistan. Namwe bayobozi पाकिस्तानी पीएम mugomba kumenya yuko igipimo bano bagabo bashaka kwica umuyobozi wanyu w'igihugu cya Pakistan. Mugende murinde umusigiti, murinde ahantu hari prime minister. I copy that, Yodha. Ibyo ndabyumva Yodha. Umusore agitabaza sasa hari uwamusubije yitonze. Ibyo ndabyumva Yodha. Ibyo uri kuvuga byose ndabyumva. Igipimo dufite ntabwo ari umuyobozi wanyu